Uyu ni umwanya wo kumva no gusobanukirwa ijambo ry'Imana mugezwaho n'umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda. Bene data, tumaze kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Mwese batwumva turabaye ikaze muri izi nyigisho z'ijambo ry'Imana. Muri iminsi rero buri wa gatatu, buri wa gatanu na buri cyumweru tuzajya twibanda ku gice cya 23 cyo mu gitabo cy'Abalewi, kubera ko ariho Imana ivuga iminsi 7 yayo yategetse Abisirayeli kuzajya biziriza. Ariko iminsi mikuru 7 Abisirayeli bakaba biziriza iyo minsi mikuru nk'umuhango, ariko mu bisanzwe ntabwo ivuga gusa ibintu byabaye kera mu mateka yabo, ahubwo yishwemo ubuhanuzi bujyanye n'umugambi w'Imana. Rero mu bisanzwe mbere yuko dutangira kwiga umunsi mukuru wa mbere, nashaka kuvuga gusa ko abakristo ntabwo bo bahambiriwe n'imihango n'imigenzo iyo minsi mikuru, ahubwo icyo Imana bashakaho nuko basobanukirwa icyo iyo minsi mikuru isobanura mu buryo bw'umwuka. Niyo mpamvu Pawulo mu Bakolosayi ibice 2 ku murongo wa 16-17 avuga yuko nta muntu akwiye kudukira urubanza rw'abakristo ku bijyanye n'iminsi mikuru, yaba amasabato, yaba imboneko z'ukwezi, kubera ko Abisirayeli bizihiza cyane iminsi mikuru yabo mu mboneko z'ukwezi, igihe ukwezi kwaserutse kugaragara kose, aribyo bita mu Gifaransa pleine lune cyangwa full moon mu Cyongereza. Hanyuma akavuga ko yaba amasabato, yaba imboneko z'ukwezi, yaba iminsi mikuru, yaba ibyo kurya n'ibyo kunywa bibwirizwa amategeko ya Mose, ngo ibyo byari igicucu cy'ibizaba, ariko kuri kose kuri muri Kristo. Uvuga ngo bisobanuro by'iyo mihango n'imigenzo ivugwa mu isano rya kera cyane cyane amategeko ya Mose, ngo byari ibimenyekanisha ibizaba, kandi byose bigaragara ukuri kwabyo icyo byendaga gusobanura muri Kristo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo sinaje gukora amategeko n'amagambo y'abahanuzi, ahubwo naje kuyasohoza. Pawulo akomeza no mu rwandiko yandikiye Abaroma 14 ku murongo wa 5 n'uwa 6, naho nyine aravuga ngo ntihakagire ucira urubanza undi kubyerekeye iminsi, kuko nta munsi uruta undi. Muri Kristo iminsi yose irangana, nta munsi wejejwe n'utejejwe. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo nduwera muzabe abera iminsi yose mu ngeso zanyu. Hanyuma no mu Bagalatiya bari bahindukiriye inyigisho z'ibinyoma, bari babanje gukizwa ku bw'ubuntu Pawulo yababwirije bwa Kristo. Hanyuma haza Abayuda biyigisha izindi nyigisho ngo nubwo mukijijwe ku bw'ubuntu, ariko mukwiye no kurikiza imihango n'imigenzo y'amategeko ya Mose kugira ngo mukizwe by'ukuri. Pawulo aravuga ati rero nimba mushaka kugaruka kugendera mu mihango n'imigenzo y'amategeko, ngo muzaba mutandukanijwe n'ubuntu bwa Kristo bwabahesheje umwuka wera. Rero mu Kristo ntabwo we akurikiza iyo minsi mikuru mu mihango ngo akore ibyayo, ariko ahamagariwe kumenya icyo bisobanura iyo minsi mikuru isobanura mu buryo bw'umwuka. Nuko rero umunsi mukuru wa mbere ni PASIKA, ariko iyo usomye iki gice cya 23 mu gitabo cy'Abalewi habanzwa kuvugwa sabato. Sabato rero ntabwo Imana yayivanze n'iminsi 7, ku mpamvu yuko sabato muzi kwivuga sabato Shabbat mu Abaheburayo, no kuvuga kuruhuka. Rero ngo Imana yaremye mu minsi 6 wa 7 iraruhuka. Iteka rero ko Abisirayeli ngo bazajya bakora imirimo yabo iminsi 6 wa 7 bakaruhuka. Rero sabato no kuvuga kuruhuka ntabwo Imana yayivanze n'iminsi 7 tutangiye kwiga, kuko na Yesu yagiranye ibibazo n'Abafarisayo kubera sabato, ngo kubera ko akiza abantu ku munsi w'isabato, ngo akora imirimo ku munsi w'isabato. Yesu aravuga ngo ntago murasobanukirwa, kandi mumenye ngo ni yewe umwami w'isabato. Sabato rero ivuga kuruhuka. Rero umunsi wa mbere rero ni PASIKA, niwe Imana ivuga iyo minsi 7. Nashaka kuvuga rero mu gutangira yuko ntabwo sabato mu bisanzwe n'igihe Yesu yazaga, iyo usomye ubutumwa bwiza ko ari bune nubwo buvuga Yesu Kristo bwose, ugasoma n'ibyakozwe n'intumwa, sabato aho ivugwa hose ibijyanye na community y'Abayahudi, ivuga ku byerekeye amateraniro y'Abayahudi. Ahandi ubona ivugwa uretse mu butumwa bwiza bune, no kuvuga Matayo, Mariko, Luka na Yohana, n'ibyakozwe n'intumwa, ahandi ivugwa ni 2.
aho habiri rero hambere nyine ni handi Abakolosayi ibice 2 ku murongo wa 16-17, ahandi ni mu Baheburayo ibice 4. Aho bibiliya ibibwira abakristu ibyerekeye iyo sabato ko ari igicucu cyagaragaza akaruhuko cyangwa kuruhuka muri Kristo, kuko Yesu yaje kuduha kuruhuka. Nuvuga ngo iyo umuntu yizeye Kristo aba aruhutse imitwaro yose Satani amuvunisha. Niyo mpamvu Yesu yavuze muri Matayo 11 umurongo wa 28 ngo nimuze kuri jyewe mwese abarushye n'abaremerewe kugira ngo mbaruhure. Urumva ko Yesu niwe sabato yacu, turuhukira muri we. Ariko abayuda bo baracyahambiriwe n'iriya sabato yitegeko. Nuko rero tugaruke kuri Pasika, ari umunsi wa mbere dutangiye kwiga. Pasika rero ukwiye kumenya ko ni igihe Imana yabwiye Abisirayeli ko bakwiye kubaga umwana w'intama cyangwa umwana w'ihene umwaka umwe udafite inenge, hanyuma amaraso y'uwo mwana w'intama bakayasiga mu nkomanizo zombi z'imiryango cyangwa poto mu Gifaransa, no mu ruhamo rw'umuryango ari bita lento. Noneho Imana nimanuka muri Egiputa, inzu ifite amaraso, Imana ntizayiteza ibyago byo kwica umwana w'imfura yaba w'umuntu cyangwa w'itungo. Rero Pasika rero nukuvuga ko nugutambuka, passage, passer au-dessus, mu Cyongereza pass over. Niyo mpamvu Abaheburayo iriya Pasika yabo yitwa Pesa, mu Cyongereza kijyanye n'icyo gitekerezo cya Pesa ni Passover, Passover. Nukuvuga ngo haje iryo jambo to pass over havamo Passover. Ariko rero muri iyi minsi abantu benshi ntibaramenya gutandukanya Passover n'icyo bita uyu munsi Easter. Easter rero aho yavutse mu mwaka wa 325 nyuma ya Kristo, umwami w'Abaroma Konstantino wa mbere ageze mu bwami bw'Abaroma bw'Iburasirazuba, Empire Romain d'Orient, asanga ariho ubwumvikane bwuke mu matorero ya Gikristo. Hanyuma noneho ahita atumiza inama y'abasenyeri bose cyangwa abakuru b'amatorero ya Gikristo muri icyo gihe, bahurira mu mujyi witwa Nice. Uno munsi ni muri Turkiya, umujyi witwa Iznik muri Turkiya mu mwaka wa 325. Haba iyo nama rero yabaye kuva ku itariki 20 z'ukwezi kwa 5 kugeza ku itariki 25 z'ukwezi kwa 7 muri uwo mwaka nyine wa 325 nyuma ya Kristo. Noneho biga ku bibazo bitandukanye bijyanye na doctrine, bijyanye n'ibyo abakristo cyangwa abantu bakwiye kwizera mu Bukristo. Muri ibyo bibazo rero harimo rero n'iminsi mikuru ikwiye kwizihirizwa. Rero muri iyo rero kubyerekeye Pasika bahise bafata icyemezo ko Pasika Gikristo bakwiye kwitandukanya na Pasika y'Abisirayeli y'Abayuda. Noneho bahita bafata umunsi wundi tari uriya Abisirayeli bajya bizirizaho Pasika. Mu bisanzwe nk'uyu mwaka rero urumva ko Abisirayeli bari bariziza Pasika kuva ku itariki 8 z'ukwezi kwa 4 kugeza ku itariki 16. Rero bahita bafata rero umunsi hizizwaga mu bihugu by'Uburayi umunsi mukuru ukigwamana cyitwa Eostre rero niyo havuye ijambo rya Easter. Ni kuvuga ngo Eostre ni igwamana cyasengwaga kikaramwa kigaturwa mu gihe haje icyo bita spring ikurikira winter, igihe cy'imbeho winter rero na spring, aho ibimera byose biba byameze nk'ipfuye kubera ubukonje buba bwasinzikaje. Noneho hakaza rero iyindi saison, ikindi gihe cyiza, noneho ubukonje bugashira, noneho ibimera bigatangira kumera, nibyo bita spring cyangwa printemps mu Gifaransa. Iyo rero Eostre rero ni ikigwamana cya printemps, nicyo basengaga kubera ko nyine bari abantu basenga imana nyinshi. Aho rero bavuye rero Easter. Ariko mu bisanzwe igitekerezo nyacyo mu Cyongereza bijyanye na Pasika ni Passover. Hanyuma no mu Gifaransa rero barabitandukanya. Pasika mu bisanzwe iriya Pasika ivugwa muri Bibiliya y'Abayuda irangizwa na iyo banditse, ariko ngo bitandukanye bahise bandika Pasika na ES nkuko ari Pasika menshi. Pasika Gikristo hariho S. Rero nuvuga ngo mu gitekerezo imizi rero ya Pasika muri Bibiliya barayivuyeho, none bahimba rero izuka rya Yesu Kristo ku munsi hasengwaga Eostre kigwamana cha printemps cyangwa igwamana
cya spring. Uyu munsi rero Pasika tubimenye ni ukuvuga ko yisobanurwa ko Yesu Kristo niwe wa mwana w'intama abayuda cyangwa abaheburayo bizihizaga bibukaga Imana bavanye muri Egiputa. Uriya mwana w'intama yamenyekanishaga urupfu rwa Yesu Kristo aho azatanga amaraso ye kugira ngo umwizera wese ntazarimbuke ahubwo ubugingo buhoraho. Hanyuma rero Bibiliya ikatubwira yuko Yesu Kristo niwe Pasika yacu ngo yaratambwe. Rwa mbere Paulo yandikiye Abakorinto ibice 5 ku murongo wa 7, Paulo avuga ko Yesu Kristo niwe Pasika yacu kandi Yesu Kristo yaratambwe niwe Pasika yacu. Nuvuga rero twe ntago tukiri mu gicucu cy'ibintu cy'umwana w'intama w'itungo, ahubwo twebwe twinjiye mu kuri nyako ko Yesu niwe wa mwana w'intama yamenyekanishaga. Kubera ko Yohana abonye Yesu yavuze ngo nguri mwana w'intama kuri bicumuro y'abari mu isi. Muri rwa mbere rwa Petero iki cya mbere ku murongo wa 18-21 aravuga ngo ntimwacungujwe ibishira nk'ifeza n'izahabu ngo muve mu ngeso mwatoje n'abasekuruza banyu, ahubwo mwacungujwe amaraso y'umwana w'intama, amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama uwo yamenywe kera n'Imana isi itararemwa, akaba yaratanzwe ku bwanyu muri iki gihe cy'iherezo. Hanyuma urebye nka Yohana aravuga ngo nuko rero uwizera umwana w'Imana niwe afite ubugingo buhoraho, utizera umwana w'Imana nta bugingo azabona, ahubwo umujinya w'Imana uguma kuri we. Uwo ni Yohana Umubatiza yavuga ku bwa Yesu Kristo amuhamiriza. Ni ukuvuga ngo rero Pasika isobanurwa ko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu, amena amaraso ye yera, niwe wa mwana w'intama. Hanyuma noneho ku munsi ukurikira Sabato arazuka mu bapfuye kugira ngo cya gisobanuro cya Passover kigaragare ko yavuye mu rupfu yinjira mu bugingo ubutagipfa. Niyo mpamvu Yesu yavuze muri Yohana 5:24 ngo uwumva amagambo yanjye akizera uwantumye niwe afite ubugingo buhoraho kandi ntabwo azacirwaho iteka, kandi abavuye mu rupfu abageze mu bugingo. Byose ni ibisobanuro bya Pasika. Hanyuma Yesu muri Yohana 11:25-26 aravuga ngo nigiye kuzuka n'ubugingo, unyizera wese naho yaba yarapfuye azabaho, n'uriho wese akanyizera ntazigera apfa iteka ryose. Rero Pasika rero itubwira ko Yesu yaratambwe, yabaye cya gitambo cy'umwana w'intama, si kubwa Abisirayeli gusa, noneho kubw'isi yose, kubarituye mu isi bose, ku bana b'abantu bose bo mu bihe byose. Hanyuma noneho akazuka. Bibiliya ivuga ngo Yesu yapfuye kubw'ibyaha byacu, azukira kudutsindishiriza imbere y'Imana. Aho amategeko atashobora gutsindishiriza abayuda, Yesu igitambo cye cyarabikoze kubera ko yazutse kugira ngo noneho umwizera abarwe ko ari uwera imbere y'Imana amaze kumwizera no kwihana ibyaha bye. Nashaka rero kurangiza uyu munsi wa mbere wa Pasika mbabwira ngo niwo munsi mukuru shingiro w'iriya minsi mikuru yindi isigaye 6 tuziga. Nashaka kubabwira rero ko itorero rya mbere rya Kristo ryarigizwe n'abayuda, kandi bo amateraniro yabo nk'ayacu no munsi ku cyumweru yatangiye kuba kuwa mbere w'iminsi 7 muri kalendari y'abayuda, icyumweru cy'abayuda, kugira ngo bitandukanye n'iriya Sabato y'umuhango, kuko bene wabo b'abayuda bakomeza guterana kuwa 6 wacu, niwo munsi wabo wa 7. Hanyuma itorero rya mbere bari abakristo ba mbere bo batangiye guterana kuwa mbere w'iminsi 7 ariho Yesu yazukiye. Kuvuga ngo habagaho rero kominote ebyiri, abayuda bagikomeza kubaha Sabato kuwa 6 y'ikalendari yacu, hakabaho rero n'abakristo bo bagaterana ku cyumweru cyacu bibuka umunsi wa mbere w'icyumweru cy'abayuda Yesu yazukiyemo, umwami wabo yazukiyemo. Ariko mu nyuma urumva ko nubwo amatorero y'abakristo baterana ku cyumweru cy'ubu, ariko urumva ko tugita Sunday, ni ukuvuga ngo ni umunsi Abaroma basengaga izuba nk'Imana, niho bakurikije iteraniro rikuru ku cyumweru, ariko Abaroma bo babyitirira rya zuba, wari umunsi wo gusenga izuba. Ariko twebwe niba duterana amateraniro makuru ku cyumweru,
ni muri wa mwuka nyine kuva ku itorero rya mbere, atari uko ari Sunday umunsi w'izuba, ahubwo ni umunsi umwami wacu mukuru w'ubugingo yazutse ava mu bapfuye, anesheje urupfu, akanesha n'ikuzimu, akanesha Satani, akamwambura ubutware bwose. Rero Pasika rero itubwira izuka rya Kristo, ariko cyane cyane ishora imizi ku rupfu rwe, kuko ntihashobora kubizuka hatabaye urupfu. Nta Pasika, igitondo cyo kuzuka kwa Kristo ntigishobora kubaho hatabanje kuba urupfu rwe. Tuzareba mu nyigisho zikurikira ukuntu iriya zuka rya Kristo bibiliya iryita mu byerekeye ya minsi mikuru yarimenyekanishaga. Ariko ubu dufate yuko Pasika bibiliya ivuga ko umwana w'intama yatambwe, hanyuma noneho akaba amenyekanishaga Yesu Kristo azatangwa nk'igitambo ku musaraba, ariko ku munsi wa gatatu akazuka mu bapfuye. Rero kenshi dufata Pasika mu rwego rw'izuka rye gusa, tukibagirwa ko ryabanjirijwe no gupfa kwe. Muri ya minsi mikuru rero batandukanya izuka rya Kristo n'igitambo cye. Tuzabireba. Shalom. Umuryango w'amatorero Beteli mu Rwanda ukomeje kukurarikira gukurikira inyigisho z'uruhererekane zivuga ku minsi mikuru 7 yizihizwaga n'Abisiraheli n'ikisobanura mu buryo bw'ubuhanuzi. Mukaba muzigezwaho na Apostle Dr. François Nkurunziza. Ni buri wa gatatu na buri wa gatanu guhera saa 12:15 z'umugoroba, ndetse na buri ku cyumweru saa 4:30 za mu gitondo. Izi nyigisho ziboneka kuri YouTube channel ya r.betel TV na Facebook page ya Community of Bethel Churches in Rwanda. Turacyakomeza rero inyigisho zijyanye no gusobanukirwa mu buryo bw'ubuhanuzi iminsi mikuru 7 y'Uwiteka yategetse Abisirayeli ko bazajya baziririza mu minsi yo kubaho kwabo. Twabonye ko umunsi wa mbere ni umunsi wa Pasika. Aba turacyari mu gice cya 23 mu Balewi, wereye ku murongo wa 4. Imana ivuga tidore rero iminsi mikuru y'Uwiteka niyi. Ku murongo wa 5 rero muri icyo gice cya 23 mu Balewi, Imana igatangira kuvuga rero umunsi mukuru wa mbere ko ari Pasika. Pasika rero ubwa mbere na mbere tubanza kuyibona mu gitabo cyo Kuva ibice 12, dusomye ku murongo wa mbere n'uwa 7, ko ntabwo twasoma igice cyose. Turavuga ngo Uwiteka abwira Mose na Aroni mu gihugu cya Egiputa ati, uku kwezi kuzababere imfura y'amezi, kuzababere ukwezi kwa mbere mu myaka. Mubwire iteraniro ry'Abisirayeli ryose ku wa 10 uku kwezi umuntu wese yiyendere umwana w'intama uko amazu yabase ari, umwana w'intama umwe mu nzu imwe, kandi niba inzu ari nto itari bumare umwana w'intama, asangire n'umuturanyi we bahereranye, bawufatanye uko umubare w'abantu uri, uko imirire y'umuntu wese iri, aba ariko muzabara umubare wabasangira umwana w'intama. Umwana w'intama wanyu cyangwa umwana w'ihene ntuzagire inenge, uzabe isekurume itaramara umwaka, muzawukure mu ntama cyangwa mu ihene. Muzawurindirize umunsi wa 14 w'uko kwezi. Iteraniro ryose ry'Abisirayeli bazawubikire nimugoroba. Bazende ku maraso bayasige ku nkomanizo zombi no mu ruhamo rw'umuryango by'amazu bawuririyemo. Hanyuma dusimbuke ku murongo wa 12, kuko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa nkica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo. N'imana z'Abanyegiputa zose nzasohoza amateka nziciriyeho ndi Uwiteka. Ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho. Nta cyago kizababaho ngo kibarimbure ubwo nzatera igihugu cya Egiputa, kandi uwo munsi uzababere urwibutso. Muzawuziririze ube umunsi mukuru w'Uwiteka. Mu bihe byanyu byose muzajye muwuziririza iri itegeko ry'iteka ryose. Urumva rero Pasika twavuze ko bivuga kunyura hejuru, gutambuka, passer au-dessus. Ibyo rero nicyo gisobanuro cya mbere cya Pasika. Twabonye ko Imana yatambutse inzu z'Abaheburayo ntiyaziteza ibyago kuba ikimenyetso cy'amaraso. Ni ukuvuga ngo mu mibanire y'Imana n'abantu, baba abo Bisirayeli b'icyo gihe n'abantu mu bihe byose, igihe amaraso ya Yesu yaramaze kumeneka ku musaraba,
urufatiro rw'imibanire y'umuntu n'Imana ntabwo ari uko ari mwiza kurusha abandi, ni ukubera igitambo Imana ubwayo iba yubashye. Ni ukuvuga ngo Abisirayeli ntabwo bari beza kurusha Abanyegiputa, kuko Imana niyo yaremye Abanyegiputa, ahubwo amaraso niyo yabatandukanije. Ni ukuvuga ngo igitambo cy'umwana w'intama cyatumye Abaheburayo aribo Bisirayeli batandukanywa n'abo Banyegiputa. Natwe uyu munsi ntabwo Imana itwemera kuko dukiranuka cyane kurusha abandi, itwemera kubw'urufatiro bw'uko amaraso y'igitambo cyayo ari we mwana wayo w'ikinege Yesu Kristo twayizeye, twayafashe mu kwizera tukayasiga ku mitima yacu. Ni ukuvuga ngo amaraso uyizera niyo amutandukanya n'undi utizera. Uyu munsi mu buryo bw'umwuka Abanyegiputa nabo bose batarizera amaraso ya Yesu, ariko umuntu wese wizera amaraso ya Yesu, yaba Umuyahudi, Umwisirayeli cyangwa umunyamahanga, icyo gihe umujinya w'Imana uba utakiri kuri we, kubera ko Imana imwita ko yabaye uwayo. Rero Pasika rero aho niyo yatangiye, kandi Pasika ikaba ari umunsi uruta iyindi minsi yose. Impamvu ni nuko no mu ijuru igihe byose bizaba byararangiye, byose bizaba byarakuweho, ndavuga ibyaremwe bifatika, igihe bizaba bitakiriho, universe itakiriho, amateka yose yarashojwe, mu ijuru nta kindi kizaba kikibukwa. Muri iyo minsi yose ko ari 7, umunsi ukomeza kwibukwa mu ijuru ni umunsi umwe gusa, ni wa wundi twavuze ko ari wo musingi w'ibindi byose bituma Imana ibana n'abantu, Imana yemera abantu. Ni ukuvuga ngo ni igitambo cya Yesu Kristo. Iyo usoma Ibyahishuwe Yohana, mu gitabo cyose cy'Ibyahishuwe Yohana ubona ikintu kibukwa iteka ryose kiri au centre de tout. No muri culte yo mu ijuru ni igitambo cya Yesu Kristo, wa mwana w'intama w'Imana yatambwe ku musaraba i Golgotha hashize imyaka 2000 isaga, akaba ari we wa mwana w'intama w'itungo babaze muri Egiputa hashize imyaka 3500. Uriya mwana w'intama w'itungo yamenyekanishaga umwana w'intama muntu, ni ukuvuga ngo Yesu azambara umubiri. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ibitambo by'amatungo ngo ntabwo byakunejeje, warabizinutswe, noneho undemera umubiri kugira ngo Mana manuke ngiye gukora ubushake bwawe. Aho ni mu gitabo cy'Abaheburayo. Niyo mpamvu wandemeye umubiri ngo nkore ubushake bwawe. Ngo mu gitabo cy'abahanuzi cyangwa mu muzingo w'igitabo ngo havugwa ibyanjye. Uwo ni umwana avuga yuko yaje gusimbura bya bitambo byose by'amatungo byatambwaga n'Abayuda, kuko Imana ntago yigeze ibinezerezwa, kubera ko ntago byigeze bitunganya umuntu, kuko ibitambo byaratambwaga ariko ibyaha bigakomeza kubata abantu. Niyo mpamvu Yesu yaje kuba icyo gitambo gikuraho burundu icyaha. Nashaka kwibutsa hano yuko kuvaho Abisirayeli ingoro yabo i Yerusalemu yashenywe mu mwaka wa 70 nyuma ya Kristo, isenywa n'Abaroma bayobowe n'umugaba mukuru w'izo ngabo icyo yitwa Titus, ari yaje kubana nyuma umwami w'Abaroma. Nta gitambo kikemewe gutambwa ahariho hose, kubera ko amategeko ya Mose iyo usomye mu gitabo cyo gutegekwa 2, Bibiliya ivuga yuko amategeko ya Mose Imana amubwiye ngo nibamara kugera mu gusezerano Abisirayeli, Imana izabahitiramo ahantu hazaba igicaniro cyayo, ariho bazajya batangira ibitambo. Ngo kirazira kazirizwa ko bazigira batambira ahandi, ariko mu gihe bashaka kurya inyama bakabaga ikintu, ibyo ni bisanzwe, bashobora kubikora ariho hose. Ariko ibitambo by'Uwiteka, ari igitambo cyo koswa cyitwa Holocaust, n'ibindi bitambo bikwiye guhabwa abatambyi babitambe,
ngo bikwiye kuzajya bitambirwa aho Imana izabahitiramo. Kandi none wamaze kugera mu gisezerano ku ngoma ya Dawidi, Imana yaje kubereka ko aho yahisemo ni hari Yerusalemu ku musozi Moriya, hari yahubatswe ingoro ya mbere ya Salomo. Hariya niho Imana yahisemo ko hazaba igicaniro cy'ibitambo. None ubu hashize imyaka 2000 isaga nta gicaniro kigihari. Ubu rero kuvaho iyo ngoro y'Abisirayeli yashenywe, kuko iya mbere yashenywe n'umwami Nebukadinezari, iya kabiri yubakwa n'abavuye mu bunyage nyuma y'imyaka 70 i Babuloni, na niyo Yesu yasanze umwami Herode yarayitunganije neza, akora finisage iba yakataraboneka, ngo yatangazaga abantu ubwiza bwayo. N'abigishwa ba Yesu bigeze kuba bamwereka ngo dore ubwiza bw'iriya ngoro. Iriya ngoro ya kabiri rero yashenywe rero n'Abaroma bayobowe na Titus mwaka 70. Kuva icyo gihe nta yindi ngoro irubakwa, ahubwo mu mwanya wayo kuri agasozi k'ingoro hari imisigiti 2 y'Abayisilamu. Rero nta ngoro bafite kugeza no munsi, bivuga ngo nta n'igicaniro gihari. Abayuda rero ntibagitamba bya bitambo bivugwa ko Imana yabonaga amaraso y'ibyo bitambo ku gicaniro ikababarira ibyaha. Ubu rero bajije umuyuda ngo none se ko mutagitamba ibitambo bikuraho ibyaha, none abapfa muri mwebwe bapfana ibyaha byabo? Rero icyo kibazo ntibashobora kugisubiza, ariko mu byo bw'umwuka turabizi Imana yemeye ko iyo ngoro isenywa, icyo gicaniro kikavaho, kugira ngo ntibongere gutamba, kubera ko igitambo cyayo rukumbi ari we Yesu Kristo cyari cyamaze gutambwa. Ibyo rero bazabitahura kera igihe umwami Yesu azagaruka. Noneho abazaba bakiriho mu Bisirayeli bazahumuka mu buryo bw'umwuka babitahure. Rero impamvu bitambo Imana yashimye ko bitongera gutambwa, kandi kugira ngo bibe byabaye ngombwa ko yemera ko ingoro isenywa n'igicaniro cy'i Yerusalemu kikavaho. Ubwo rero umunsi mukuru uruta indi yose uzaririmbwa iteka mu ijuru ni umunsi wa mbere w'iminsi mikuru 7 ariwo Pasika. Ubwo dusomye mu Byahishuwe Yohana ibice 5 ku murongo wa 4 n'uwa 6 haravuga ngo nuko ndizwa cyane nuko hatabonetse ukwiriye kubumbura icyo gitabo habe no kukireba. Umwe muri abo bakuru arambwira ati wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishitsi cya Dawidi yaranesheje ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso 7 bigifatanije. Hanyuma nuko mbona hagati ya ntebe na bya bizima 4 no hagati y'abakuru umwana w'intama uhagaze usa n'uwatambwe, afite amahembe 7 n'amaso 7 ariyo myuka 7 y'Imana itumwa kujya mu isi yose. Muruva ko mu ijuru igitambo kizibukwa iteka ryose. Uyu ni Yohana avuga ibyo yabonye mu ijuru. Ni uvuga ngo igitambo cya Yesu Kristo, sacrifice ya Yesu Kristo, ari we yaje kuba umwana w'intama. Urumva yuko no mu ijuru biziririza iby'igitambo cya Yesu Kristo. Ni umunsi mukuru utazashirana n'ibihe, niwo wonyine uzibukwa mu iteka ryose. Mu ijuru byose byarakuweho, amateka yararangiye, igitabo cy'amateka cyarazinzwe. Hazibukwa Pasika, hazibukwa uriya munsi mukuru, Pasika yacu ariwe Kristo watambwe. Iyo dukomeje rero ku murongo w'8 na 14 w'iki gice cya 5 Byahishuwe Yohana, baravuga ngo amaze kwenda icyo gitabo bya bizima 4 n'abakuru 24 bikubita imbere y'umwana w'intama bafite inanga n'inzabye z'izahabu zuzuye imibavu, ariyo masengesho y'abera. Nuko baririmba indirimbo nshya bati ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanije, kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose no mu moko yose no mu mahanga yose, ubacunguje amaraso yawe, ukabahindurira Imana yacu kuba abami n'abatambyi kandi bazima mu isi. Rero iyo dukomeje bivugwa amashimwe n'indirimbo no guhimbazwa n'icyubahiro ibyaremwe byose byo mu ijuru biha umwana w'intama watambwe ari we Yesu Kristo. Murumva rero ko igitambo cya Yesu Kristo nigo rufatiro rushingiyeho ruhagazeho umugambi wose w'Imana, na niyo mpamvu muri ya minsi 7 Imana yahaye Abisirayeli bazajya biziririza umunsi mukuru rutindi ni umunsi wa Pasika. Hanyuma rero twiga ku munsi mukuru ugira kabiri, tuzareba ukuntu icyo twita Pasika uyu munsi
uyu birebeye muri iyi minsi mikuru mu buryo bw'ubuhanuzi, aho dushira pasika siho, ko tuzasanga muri iyi minsi mikuru icyo Imana yita pasika, hanyuma natwe icyo twita izuka rya Yesu ko ariyo pasika. Tuzamenya ko pasika ni igitambo, ni ukuvuga ngo wa munsi wa gatanu nimugoroba mu masaa 9 igihe Yesu yatambwaga, iriya niyo pasika. Pasika ni igitambo. Hanyuma ririya zuka rero ryabaye ku munsi ugira gatatu, umunsi ukurikira sabato. Ntabwo bibiliya muri iminsi mikuru iwita pasika, ahubwo iwita umunsi mukuru w'umuganura. Ibyo tuzabyiga, na niyo mpamvu bibiliya ivuga ngo Kristo niwe muganura w'abazutse. Rero Imana ibahe umugisha. Data, ndagushima kuri iri jambo, umugisha buri muntu wese waryumvise, kandi ukomeze ugire neza abakwizera bose hirya no hino ku isi. Itorero ryawe wironkeye kubw'amaraso yawe Mwami, niwe pasika yacu Kristo watambwe, kandi kubw'amaraso yawe Mwami niyo mpamvu twemewe mu maso y'Imana, na niyo mpamvu tuzagera mu ijuru kubw'ayo maraso yawe. Nsengere buri muntu wese utuye muri iyi si Mwami, kugira ngo miliyari uno munsi ziragenda zisaga 9. Mwami, buri muntu wese utuye muri isi uramuzi n'izina rye, umugenderere kugira ngo umutabare muri ibihe bikomeye cyane cyane. Mwami, umuhishurire uriwe, akumenye, akwizere, yakira ubuntu bwawe. Kandi nimba ari no mu bibazo muri iki gihe, umuhe igisubizo cy'ibyo ahanganye nabyo byose. Icyo rekomeze kuba cyawe iteka ryose mu ijuru no mu isi, mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ukeneye kurushaho gusobanukirwa, ukeneye inama, waduhamagara kuri 0784 26 18 00 ndetse na 0788 46 0055, cyangwa ukatwandikira kuri info@betelchurches.net.